Jado Artist Official ku isonga. Okay, witwa nde? Nitwa Shyaka. Witwa Shyaka. Wewe witwa nde? Nitwa Hakizimana. Gaskaga na beginning ndashaka Yewe, gukora yewe. bagerageje unyumve neza akasakije gasanzwe kripa dukora museka mutaziba ziba Kudututse ngo tuzibe man. oya ntago mbatutse ahubwo ryo nyine wandika Okay, nta kibazo reka tuyumve. Aho uri kunsumba ariko yes musore wacu, wowe witwa nde? Banyita Bikorimana Claude. Uroga wambaye cyangwa urakuramo? Ngenda kuramo imyenda mbereka Imana yanjye. Ba bakobwa bari hano ntibari buku. Abakobwa ntacyo bavuze. Nawe bakwita nde? Maniragaba Olivier. Maniragaba Olivier, ufite iyihe mpano? Yo koga. ubu izuba ryanyishe rigira bumaze kunyokera. Ya bakunzi ba Jado Artist Official rero umuhungu w'ibogari muramubona hano iruhande rwanjye yatubwiye ko agira imirongo ku batabyumva neza ubwo ni umuhanzi sibyo? Watubwiye ko witwa nde? Nitwa Shyaka. Usibye impano zo kuririmba nubwo tutarakumva uko uririmba izindi mpano ziboneka hano Rugazi ku Rutindo ni izihe? Kubyina umupira no gukina amakomedi nibyo biboneka hano cyane bikabura abantu babizamura. Aha haruguru ku gasozi harya tuno dusozi batwita ngo iki turi hejuru aha? Hari poroje no muri Nyoni. Aho hitwa ku Wirarire ni he? Mu Wimfizi ni he? Nta muntu uhazi? Mu Wimfizi ni mo haruguru. Aha mu myaka ya za 2012 na 2003 kuzamura hari ibisambo byategeraga abantu hano ku dusozi, nta bicyaba? Nta bicyaba byaracitse. Umutekano ubu ni wose. Umutekano ni wose. Uwo mutekano tuwukomora hehe? Tubikomora ku musaza wacu Paul Kagame w'igihugu. Yes, ngaho rero watubwiye ko ufite impano y'ubuhanzi. Urumva witeguye gukonvenka abantu? Ndayifite cyane. Kambona ufite ubwoba. Ntabwo mfite. Uriteguye dutangire? Nta kibazo. Okay, ngaho bahe akapera. Akapera uzi icyo ari cyo? Ndakazi. Ubwo akapera ni nka freestyle ba. Okay, let's start. Intangiriro dore intangiriro mu bikorwa. Intangiriro mu bikorwa. Intangiriro mu bikorwa dukora tutikoresheje. Dukora ibikoreka kugira ngo tubone ibicaha. Gaskaga na beginning ndashaka gukora bagerageje mpeke ngurenge ngurasa ubuvazi burenze kripa ndakatamwirigara ubusabu bukanje bukoro we sineze guhaba koze inkoni mo nangira unyumve neza akasakije gasanzwe kripa dukora museka mutazi no kwandika FR kiraho ngo donting abahungu bafite ngo taramba ko mu buvazi kripa papa mwana kandi gira hano hanyuma iyi ndirimbo yawe iraryoshye cyane niko ye iyi ndirimbo yawe yitwa ngo iki? Bayita intangiriro. Bayita intangiriro. Intangiriro y'ubuzima, intangiriro y'iki? Intangiriro y'umuziki nyine hari igihe ukora muri akantu nyine abantu bakajyaho bagaseka nyine kumva ntabwo ari byiza nyine niyo mpamvu nahise ntangirira ariko izindi ziracyari inyuma nyine ngenda nandika. None se wakwishima ari uko barize se ibyiza abantu barabyumva bagaseka? Buriya ari umuntu wumva ikintu ukoze yego akagupinga nyine ati kiriya kintu nyine ntaho kizagera nyine akaguca intege akaguseka ati uriya amafaranga iyo aba yatesha ubusa aba yabuze. Uwo nguwo mwihorere ntabwo azi ibyarimo. Ngenda kubwiza ukuri ko ibi bintu nudacika intege nubikomeza uzagera kure hashoboka kandi heza. Hari abantu benshi bakurikira YouTube channel Jado Artist Official ari ushobora kubona uburyo warekuyemo imirongo akavuga ati uwo mwana muzamunyereke. Hari indi ndirimbo ufite iyi ngiyi yitwa Intangiriro. Hari indi ufite? Hari indi nanone bita Ziba.
ziba kudututse se ngo tuzibe man oya ntago mbatutse ahubwo uryo nyine wandika okay nta kibazo reka tuyumve wesha ziba nabikoze nandaye umujinya bajama bari bazi ko ndi mukinya urashaka yuko nazimu gasigara ku isi ngo wubaka izina iyo bizukora urugo mugatahana inguma baguteye inkumi imyaka 10 njya ndibura bizi sinigeze nyina n'inkumi urashaka yuko nazima ziba nubundi nahinduye izina yewe ukaba witwa Shaka washaka ahiye koko hariya zira ry'ubuhanzi The Swagger ariko unafite Swagger koko yewe mbo rero icyo nakubwira nuko ibintu byawe ni byiza imirongo yawe ni myiza bonje ntabwo ndi umwegspert wenda mu njyana yo kuririmba ariko nkurikije abandi barapera imbona ewana urarenze kabisa ubonye umuntu ugutraininga aho gato rwose waba wica amagini ninde muntu ufatiraho icyitegererezo mu bahanzi bose tuzi baba abo mu Rwanda cyangwa se no mu mahanga ubundi abahanzi nkunda gufata ikintu icyitegererezo role model wawe mu Bushari na Rogan Joe na ba Beatles ranjyana za trap izo njyana nkunda cyane umuntu wese ukora trap buranda mufana buriya arakantu rero narakoze yego kuri ziba urumva kavuga ngo wesha ziba gengo urumva akantu ka gengo nyine ni gangster kurema abastar gengo ni gengwa n'ibifuri buriya urumva umuziki wose ntago wawukora ngo nukunywa itabi ahubwo biterwa nuko muri wowe wiyumva hari n'ibyakubabaje oya utazanteranya nabo ntago navuze itabi navuze ibikoresho bikaze oya nangiye nkora utuntu nk'utwo nandika babati yanyweye itabi sibyo ikintu cyose uje ukora urumva bitewe n'umwanya urwagihaye wo kukiririmbamo abantu bose bavuga yuko wanyweye itabi urumva abavuga ko wanyweye itabi rero nabo bashaka kuguca intege cyangwa se nabatazi uko ibintu bikorwa ariko abo ngabo navuga ngo uzabima amatwi wowe ukomeze ibyabo burya iyo umuntu azi icyo akora icyo ari cyo ntabwo yita ku magambo y'abantu Shyaka aka The Swagger twagiye ni mu muzini kibona umwe abikora ukwe bwije yizize nanjye mfirize ni mu muzini kibona umwe abikora ukwe bwije yizize nanjye mfirize kamanga shikamana gushizemo amaji ubuzima buhindura inzozi mu bicu boy karako mwana abana birugazi rero ndabona mukaze ni wowe wenyine uba uri ku mirongo cyangwa hari benshi tuba twaragiye dukorana utuntu two dukora bo nyine ukuntu ariko nyine zikaba zitari zajya muri studio ibiceri bikaba bigenda bibura nyine ukandika imirongo ugashyira aho ngaho nyine ugenda usubiramo nta kibazo ariko inaha dufite impano harimo abantu benshi bafite impano cyane umuziki umupira ibyo ni byo bintu tuba tubura nk'abantu badutera impano nyine kugira ngo tuzamuke babatera inkunga ariko inaha nanone ngo urubyiruko rwaho ngo mugira n'impano yo gutereta cyane gutereta ntabwo byabura nabyo ubu ngubu hano nta mukobwa mpabona aya noneho rero reka aya makuru duhaye twebwe tugiye kuyashyira kuri YouTube channel yacu noneho YouTube channel yacu igira abantu benshi bayikurikirana haba mu Rwanda no mu mahanga hari igihe wagira gutya ntawamenya hari uwagira gutya akaba yatubwira ati uwo mwana ngiyewe ndamushaka muzamungezeho bityo ukabona aho uzamurira ibihangano byawe birashoboka ko byazatinda ko wenda umenyekana ariko ntucike intege wowe komeza ukore imirongo buriya njya nkunda kubwira abantu ntimugacike intege buriya amahirwe y'umuntu iyo akiri agihumeka aba akiri yose
reka tubikore gutyo kandi nitujya tuzi nta kuko tuzazi nta kenshi tuzajya tugusura. Ugira telefone? Ndayigira. Uraduha telefone zawe hanyuma zibwire abantu badukurikiranye. 07 oya ntabwo ugiye kuzivugura pa. Ugiye kuvuga nimero yawe kugira ngo nihagira umuntu wumva akwishimiye yumva yagufasha azaguhamagare, cyangwa natwe turanayishyira kuri screen abantu bajye bayibona hanyuma ntawamenya. Ni 0799 31 78 16. 0799 31 78 16. Urumva n'akaze nawe uri kunsumba ariko. Yes musore wacu, wowe witwa nde? Banyita Bikorimana Claude. Vuga nk'umusore ariko wariye saa sita? Ntabwo wariye se? Nariye cyane. Witwa nde rero? Banyita Bikorimana Claude. Wowe ugiye kutwereka iyihe mpano? Njye impano yanjye niyo koga. Ubu ugiye kutwereka ukuntu woga nk'ifi hano mu mazi? Atari rwose nakujyana aho ushaka. Uroga wambaye cyangwa urakuramo? Njye ndakuramo imyenda mbereka impano yanjye. Ba bakobwa bari hano ntibari bukure. Abakobwa ntacyo bavuze. Twagiye sasa. Hari n'undi. Nawe bakwita nde? Maniragaba Olivier. Maniragaba Olivier, ufite iyihe mpano? Yo koga. Impano yo koga. Ubu ntimugiye kujyamo mukatwarwa n'amazi mukaduteza ibibazo? Oya. Ushobora koga ukagera nkahe? Hari imbere. Maniragaba Eric Olivier. Aha ngaho mutangire turebe rero. Nta wundi? Okay, twagiye. Aha. Ndagukorera icyo ushaka mu mazi. Yewe. Yewe. Kandi buri wese agira inyogo ye. Ubu izuba ryanishe rigira mu mazi guhokera. Ushaka byose nabikoreramo. Ushaka nakigukorera. Yola. Ubu ni bwo buzima bwacu. Mwagaruka. Turn back. Ngogaruka. Abana ni abahanga. Urabona bafite impano. Bafite impano kabisa ewana. Impano ya mbere niyo kumesera mu mazi. Impano ya mbere niyo kumesera mu mazi. Genda wite mugaruka. Kabisa rwose. Maniragaba Eric rero mukaba mubonye impano yo koga, murabona ko ni ibintu adashakisha kabisa. Haryo rero yatubwiye ngo yitwa Ndera. Yitwa Nduriya? Jean Claude. Ongera ukubite kuri ya mirongo se mani twumve ukuntu byari biryoshye. Impano yanjye niyo kwigisha koga. Aha. Ushaka nakigukorera. Aha. Hari impano ya kabiri mfite. Yewe. Niyo kugenda mesa imyenda mu mazi. Ariko uri n'umukomedi. Ya Maniragaba Eric niko yitwarya. Olivier wava mu mazi noneho tukagirana akaganiro gatoya tugakomeza. Olivier. Uriya ninde? Bikorimana Claude. Ushobora kwibira iminota ingahe mu mazi cyangwa amasegonda angahe? Umunota? Bikora ariko wirinde gupfa. Ibintu byo gupfa nta birimo. Kameraman ncungire urebe ko umunota ushira. Ndabona imbere kuri screen. Ariko ndabona yanabuze. Umunota warushize?
ntabwo umunota yawe ushobora. Umunota ni muremure buriya. Umunota ni muremure ntabwo warushize. Ariko Jean Claude va mu mazi, Imana twayibonye kabisa, abantu murarenze. boga nk'amafi. Barimo baroga nk'amafi kabisa. Yewe nayo ku kiyiko mbanza guteraho umuriro. Ni ibintu bishoboka nawe bishyire mu bisake wabimenye. Reka. No ahangaha mfite ubwoba. Nuko muhatuwe Ibintu byose n'imbaraga cyane babifite. n'ubushake. Ya murakoze cyane rero, reka batamanya ingoma ari banze batemo Jado Artist Official ku isonga.